harimo n'imyenda. Abantu bafite imyenda idacitse, idashaje cyane, idashaje. Hari abantu nyene bajya gutanga bagatanga igitambo kitari muzazana imyenda myiza idacitse kandi idashaje. Ntekereza ko twese hano dufite imyenda mu rugo yenda itakidukwira ariko ikiri mizima, muzayizane nawe tuzayitwara. Hari umuntu umwe yakwishima ubigizemo uruhare. Ntabwo hakenewe byinshi, hakenewe umutima. Uyu munsi tugiye kuganira ku kwihererana n'Imana, kwihererana n'Imana. Dusoma icyanditswe kiri muri Luka 21:37. Luka 21:37. Haravuga ngo iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Yagiye gukora iki? Kwihererana n'Imana. Uyu yarinde akabazo k'amatsiko rero. Niba Yesu yarabikora ari Imana, ngiye nkwiye kubikora kangahe? Iyo bavuze kwiherera ni ukuva aho wari usanzwe no mu byo usanzwemo kugira ngo ubone uko usabana n'ico wahisemo cyangwa uwo wahisemo. Kwiherera nico bisobanuye. Ni ukuva mu bintu bisanzwe, ibintu usanzwemwo ukajya ahantu usabana n'ico wahisemo cyangwa uwo wahisemo. Ubwo ni mu buryo busanzwe bw'abantu. Hanyuma mu buryo bw'ubumana, kwihererana n'Imana ni ugutandukana n'ibinezeza umubiri, ni ugutandukana n'ibinezeza umubiri, hanyuma ugaharira Imana umwanya mu buryo bwo kubaka ubusabane. Nico bisobanuye ubusabane. Gusabana n'Imana ni ugutandukana n'ibinezeza umubiri. Umubiri ukora ku buryo ugukipinga busy, utabonera umwanya Imana. Ugufata umwanya wose. Ariko niba Imana uyikunda, ni byiza kuyiharira umwanya. Kandi bibaye byiza wayiha umwanya ubwonko bukiri fresh. Niyo mpamvu abantu bamwe bakunda gusenga saa 9 y'ijoro, abandi bagasenga mu rukerera, nuko ubwonko buba butarananirwa. Niba ari ikintu kibishe, nuko uri nko gusabana n'umuntu ukunda mukamuganiriza asinzira, cyangwa ukabona ariho arayura, cyangwa se ukabona ahugiye muri telefone, cyangwa ahugiye mu bindi bintu, ubwo busabane buba bubishe. Kwihererana n'Imana ni ugutandukana n'ibinezeza umubiri. Ibinezeza umubiri twese tuwunezeza mu buryo butandukanye. Hari abana bamwe mperuka kumva bakoze akantu kankoze ku mutima. Bapanze amasengesho bumvikana ko bose biyiriza telefone, kubera ko ikibazo kuri bo ibyo si ikibazo. Gusa umwana yashoboye kwiyiriza WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga, agafunga telefone amasaha runaka kugira ngo asabane n'Imana. Wow, mbega akantu keza. Muzi ikintu birema discipline. Nase reka nkubaza, wajya amasaha 6 y'ijoro ureba film ukabyuka gusenga saa 9? Ntuzigera ubishobora. Imana ntabwo ukwiye kuyiha ikintu gishaje, ikintu kiri ukwiye kuyiha ikintu kiri fresh, umwanya ukiri mwiza, ubwonko butananiwe. Mbese wajya kuyiha ukabanza kubitekerezaho. Nibyo bita gusabana n'Imana. Yesu nubwo yari Imana, amaze kwambara umubiri, avuye mu bumana bwa bundi akambara umubiri mu nda kwa Mariya, ubuzima bwakurikiyeho yahisemo kubaka ubusabane n'iyamwohereje mu isi. Kariya karere iyo gakonje kaba munsi ya 0, iyo hashushe harenza dogere 40. Nta joro na rimwe Yesu yigeze asiba gusenga, kandi yasenga hagati y'amasaha 3 na 4.
iyo urebye ukuntu yarara yubitse inda mu mabuye akonje kuri icyo kigero munsi ya 0 cyangwa haba hashushe nabwo ntasibe yarazi uwasabana nawe. Ngiye nibaza ko impamvu tutabikora nuko tutazi uwo dusabana nawe. Ubusabane bugomba gufata ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Mwibuke ko ihema ryari rigizwe n'ibice bitatu: hanze, ahera n'ahera cyane. Hanyuma niba mwarasomye Bibiliya neza, hanze hari umuryango mugari upima metero 12, niho abantu bose bagarukira kuko hari igicaniro, bazana ibitambo bakazana, hanyuma umutambyi akamubwira ngo urababariwe, itahire. Iyo urenze aho umuryango wahita ugabanuka, ahakurikiye hitwa hera, haba abatambyi n'abarewi babyerejwe, bo biyemeje kuhaba. Hanyuma hera cyane habaga yisanduku hakinzwe n'umwenda upima ibiro 300, ukomeye ku buryo urumuri rudashobora gutaraversa ngo gwinjire ahera cyane. N'umutambyi ubwe yajyagayo yambaye umunyururu kugira ngo napfirayo nta muntu yaremewe kwinjirayo, baramukurura kugira ngo bamukure nyene mu kubaho kw'Imana bamuzana inyuma. Yabaga yambaye amayugi, uko atindayo agakomeza kuvuza ngo bumve ko agihumeka. Yashobora nko kuziriki. Hari ubwo yajya ahera yibagiwe kubahiriza uburyo bwo kwambara. Yambaye bya bishura byose by'umweru ariko yambariye ku ikabutura y'umukara. Ntabwo yagaruka. Kandi mbere yo gutambira Abisirayeli yagomba kwitambira icyo gitambo kugira ngo abanze kubabarirwa, hanyuma nanone ategereza amabwiriza ava ku isanduku y'ihongerero, hanyuma Imana ibwira Isirayeli ko izitwara umwaka wose. Ubundi gusenga ariganye tujya tuvuga ngo twaje nko ku gicaniro amasaha 2. Amasaha 2 hano ubaze nk'abantu bagiye kuri WhatsApp. Oya simwebwe. Icyo nagira ngo mvuge, gusenga bigira amategeko, ntabwo wajya mu busabane utubahirije bya bice bitatu. Reka rero mbabwire ikibazo twagize. Abenshi bagarukiye aho ihene n'intama bigarukira muri Mbabarira ku gicaniro. Nta kuntu wakwihangana ukarenga ihene zigarukira. Nta kuntu wakwihangana ukarenga ahantu inka zigarukira no muri Mbabarira, byibuze ukagera ku gutoranywa ukaba umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana. Nta kuntu warenga aho ukahinduka umunyamabanga. Imana inyuzamwe iby'igihugu, inyuzamwe iby'itorero, inyuzamwe iby'umuryango. Ntabwo bishoboka utubahirije bya bice bitatu. Uzi iyo wagize Imana ukagerayo hariya, uhita ubakana keza, nubwo waba uvuga ukarondogora uhita uvuga make, kubera ko hariya ni mu kubaho kw'Imana. Ubu busabane bugomba kubahiriza ibi bice bitatu. Hanyuma ikindi, ubu busabane bugomba kuba buri munsi. Kubera iki? Mu butayu Imana yababwiye kwegeranya manu y'umunsi umwe. Mutekeza ko Imana yari yabuze imitsima mu ijuru? Oya, yari yifite, ahubwo yashaka ko bayigaruka mu maso buri munsi. Yashaka kubaka ubusabane. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo duhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Utekeza ko Imana igwanya kugira stoke? Hoya, nta nubwo Imana yanga ko tugira imyenda yuzuye akabati, nta nubwo Imana yanga ko stoke yuzuye ibiryo. Oya, nta Imana ipfa n'ibyo, ahubwo ishaka kwigaruka imbere buri munsi. Umva rero mbabwira ikibazo gikomeye. Iyo stoke yuzuye, iyo kuri konti hariho ikintu, iyo uhita wumva udakeneye Imana ibitanga, uhita wumva wihagije. Niba amahoro yawe ava, uzarebe iyo muri stoke hakubuye nta kantu kariyo, ukuntu uba ufite umutekano muke. Uzarebe iyo kuri momo nta kihari, iyo kuri konti nta kihari, ukuntu wumva ufite umutekano muke. Umva nkubwira inkuru rero, niba umutekano wowe uva ku byo ureba, ntabwo uziranye n'Imana ibitanga. Kubera ko Imana ishobora kukubeshaho bihari cyangwa bidahari. Icyo Imana yanga ni ukubihanga amaso, ukomeze uhange maso isoko aho biva. Ni icyo Imana ishaka. Abanyaburayi barakubwira ngo twebwe ngo ntabwo twajya gusenga, ngo kubera ko gusenga ni ugusaba, kandi twe ntidufite icyo dusaba Imana. Natwe turarema. Ndabona tuzahava tugwa muri uwo mutego.
ibihugu byose biri mu gutera imbere ku muvuduko wihuta. Icambere abantu baburira Imana n'umwanya. Icambere abantu baburira umwanya ni Imana. Imana iracafite umwanya wa mbere mu mutima wawe. Uracayikundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Ko Paulo yavuze ngo musenge ubudasiba. Hanyuma kwihererana n'Imana icambere ni amahitamo. Akwiye kuba amahitamo yanjye ya mbere, kwihererana n'Imana. Umuntu wese aremanya amahitamo. Ushobora kuyakoresha neza cyangwa nabi. Ibyo uzahitamo gusabana nabyo nibyo uzasa nabyo. Halo. Umuntu ucuruza amakara ntibisaba ibisobanuro ngo umenye ko ari yacuruza. Umuntu ukanika imodoka ntibisaba ibisobanuro ngo umenye ko akanika imodoka. Hari akazi gahita kagaragaza umuntu icyo akora. Kubera ko ibintu utindamo uzasa nabyo amaherezo. Icya kabiri, gusabana n'Imana ni determination. Determination ni ukumenya kwiyambura ibifashe. Kubera ko turi mu mujyi kandi benshi mwavukiye mu mujyi mutazi ibyo mvuze byitwa ibifashe. Reka nkoreshe imvugo mwakumva. Determination ni ukumenya guca mu nzitizi. Ukarenga ibigutangira ukagera ku ntego. Twese ntawe utagira ibifashe, ntawe utagira ibintu bitubuza. Ariko bigomba kuba twariyemeje guca muri izi nzitizi tukagera ku ntego. Igihe utarabasha kurenga umubiri n'ibyo umubiri wifuza, ngo urenge amarangamutima n'ubwenge bwa kimuntu, urenge amahitamo atari meza, ntushobora kuzagera hera cyane, ntibishoboka. Tugomba kurenga ibifashe, tugomba kurenga inzitizi tukagera ku ntego. Ikindi, kugira ngo wubake ubusabane cyangwa se wihererane n'Imana, nuko ufite inyota. Yesu yaravuze ngo hahigwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Abantu bafite inyota nke hafi ya ntayo. Urugero, n'abantu bake bagifite inyota yo kuzura umwuka wera. Nyamara inkuru idashimishije, umugore, umugabo, umusore, umukobwa utuzuye umwuka wera ni umuntu nk'abandi bose. Ikidutandukanye n'abandi bantu ni umwuka wera. Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Ntiwakwera imbuto udafite umwuka wera, ntiwahinduka ku ngeso udafite umwuka wera, ntiwabasha gutsinda ingeso yakunaniye udafite umwuka wera, ntabwo wakwihanganira imibabaro iri hanze aha udafite umwuka wera. Nta nubwo wamenya icyo Imana igushakaho udafite umwuka wera, nta nubwo wasabana n'Imana ngo byemere udafite umwuka wera. Muri iki gihe rero ibyifuzwa byinshi bitari umwuka wera. Dukwiye kugira inyota Imana. Nakunze Mariya amaze kumenya ko atwite Mesiya, muzi ukuntu yavuze. Yaravuze ngo ubugingo bwanjye burahimbaza umwami Imana, kuko Imana ihagije inyota y'umuja wayo. Abiki gihe bose bazanyituhiriwe. Abantu bafite inyota y'Imana bazabaho bahiriwe muri ubu buzima no mu buzakurikiraho. Hanyuma ikindi, kugira ngo usabane n'Imana ni ukumenya ubwiza n'inyungu zabyo. Nukumenya ubwiza n'inyungu zabyo. Paulo yaravuze ngo kubwo kumenya ikirengeye byose nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamarana kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu, kandi ndifuza kugera ku mpera y'umuhamagaro wanjye. Nubona umuntu utabiha agaciro uzamenye ko nta kindi azi. Nese waturenganye. Nyine muri Kristo Yesu ni hagari nk'uko batubwiye. Ariko umuntu aba yagarukiye Nyabugogo. Ariko abigisha nabo bagira utuntu kabisa. Ibaze nk'umuntu yageze Nyaru akavuga ati Kigali ndayizi. Kigali ndayizi, azi Nyabugogo. Singe wahera. Hanyuma ikindi ni ukumenya ko ukeneye Imana kuruta ibindi cyangwa kuruta ibintu. Iyo bavuze kumenya ko ukeneye Imana kuruta ibintu, hari igihe duhuzwa n'Imana n'ibyiduha kuruta y'ubwayo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abantu bitiriwe izina ryanje nibasenga bashaka mu maso hanjye, zamanuka mbakirize n'igihugu. Muri iki gihe abantu benshi basenga, gusenga bashaka mu maso h'Imana, basenga bashaka mu ntoki z'Imana.
mu maboko y'Imana hari abagore, hari abagabo, hari promotion, hari visa, hari gutera imbere, hari inkuru itanejeje ishobora kuguha ibiri mu ntoki ikakwima mu maso hayo. Kandi iyo yakurebye neza mu maso ntiyakwima ibiri mu ntoki. Dukwiye gushaka mu maso y'Imana, dukwiye gushaka mu maso y'Imana. Dawidi kubera yashakisha ibyo, kumenya ibyo, yaravuze ngo nk'uko imparakazi yiruka ishakisha imigezi y'amazi, niko umutima wanjye ugushaka. Dukwiye kugirira Imana inyota. Hanyuma kwihererana n'Imana ni ugushaka umwe wenyene ufite ibigutunga mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hari igihe Imana ikemuye ibyo mu ruhande rumwe twibwira ngo byose byakemutse. Oya, ntabwo ari byo. Waguha $100,000 by'idolari, ntabwo wababarira waguhemukiye, ahubwo wamuhitana. Ndabizi neza. Waguha $1,000,000 y'idolari, ntabwo yagukiza ingeso imwe y'ubusambanyi, wasambana na benshi ahubwo. Waguha $1,000,000 y'idolari, ntabwo byagukiza ubwibone bwakubase, ahubwo wahita witukuza uri umugabo. Ndabizi. Amafaranga ameze nk'inkorora, ntabwo yishira. Umugabo yafite atambuka nk'uyafite, kandi niyo yabuze n'ibitugu biruna. Hanyuma kwiherana n'Imana ni urukundo ukunda uwo wagiye gushaka. Abantu bari hano bagize abafiyanse, abantu bari hano bakundanye. Fiyanse yakwandikira message ukarara utarangije kuyisoma, uyisoma gatatu ngo wagira ngo urimo umwuka wera, ukajya ubonamwe n'ibyo atakubwiye, ukajya usubiramo ukabonamwe n'ibindi. Utekereza ko nta muntu n'umwe byabera umutwaro kujya kuganira n'uwakunda, ahubwo umutima uba wahagira kubera ko mukundana. Mwemera ko Bibiliya ari akandiko ka fiyanse, ko yasize atwandikiye tumaze kukarangiza kangahe? Niba Yesu ari umukwe nawe ukaba uri umugeni, kandi fiyanse akaba yarasize akwandikiye, uzi ko muri Bibiliya harimo imigisha 8,000 ikugenewe? Wari uzi ko harimo amasezerano 3,000 yawe? Wari uzi ko muri Bibiliya ijambo rivuga ngo ntukiganyire ryanze inshuro 350? Wari uzi ko rivuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe ryanze inshuro 365? Uzabimenya ryari? Ariko wagiye gushaka uwo mukundana. Hanyuma nibiki dusiga kugira ngo twubake ubusabane? Nibiki dusiga? Ubuzima tubaho hano mu isi, iyo urebye biratworohera gusabana n'ibyo turebesha amaso kuruta Imana itagaragara. Waruzi ko iyo imodoka yawe kuko muhorana inshuro nyinshi, mugera igihe mukaba inshuti, buro yafungutse ahantu ukayumva utayirebye, akantu katagenda ukumva vuba kuko muri inshuti n'imodoka yawe. Abantu batunga inyamaswa aba inshuti n'ipusi ye n'imbwa ye ku buryo baba inshuti nyene, akayitangaho umutungo mwinshi kuko bari inshuti. Ikintu usabana naco umwanya munini. Uzarebe telefone, kubera ubushuti mufitanye, ushobora kumenya ko yasonye nta na vibration irimo. Sinzi ukuntu bipresent ukahita usanga nyene iriho irasona. Biragoye ko wamara iminota 10 utarebyeho, uba ufite discipline ku rwego ruri hejuru, kubera ko nyene ni none reka ngo urugero. Uzarebe iyo wibagiriwe telefone mu nzu ukayibuka ugeze nko hanze ukuntu wumva umerewe. Hari umuntu birabaho? Kira nico kigaragaza ubumwe, ubusabane mufitanye nico wahisemo gusabana. Nagira ngo mbabwire ihame hano rimwe mu yayoboye isi: ibitagaragara nibyo biyobora ibigaragara. Mu isengesho Yesu atwigisha gusenga yaravuze ngo ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba. Umva rero abantu bazi ubwenge babanza kujya kubisinyisha mu ijuru, hanyuma bikaza mu isi, kuko ibitagaragara nibyo biyobora ibigaragara. Imana iguhera amasezerano aho abantu batareba, mugasabanira aho abantu batareba, ariko imirimo yayo izagaragarira aho abantu bareba. Kwizera ni ugukura amaso ku bigaragara ukayahanga Imana umuremyi w'ibigaragara n'ibitagaragara. Nico gisobanuro cyo kwizera. Okay, ni kimwe muri byinshi, nawe uzongeraho icyawe.
kwizera ni ugukura amaso ku bigaragara ukayahanga Imana umuremyi w'ibigaragara n'ibitagaragara. Yego nico kwizera bivuze. Hanyuma ibyo dusiga ni ibihe rero kugira ngo tujye kwihererana n'Imana. Icambere ni isi. Umunsi ndashaka kubasobanurira isi mu buryo mwayumva. Isi igizwe n'irari ry'ubutunzi. Igizwe n'irari ry'ubutunzi. Isi nayo hari ukuntu izi kuducanga. Umunsi umwe narindi ahantu mu gihugu kimwe mbona ubwoko bw'amamodoka nabaze nk'uburenga 50 mpagazaho, ubwoko budasa bw'amamodoka 50. Noneho mbaza umuntu twari turi kumwe ndamubaza kubera iki abantu aba designer bahora bahindura utuntu bakayita version nshasha yaje. Baricaye baravuga ngo nibakora uburyo bumwe imodoka imeze uburyo, ubwonko bw'umuntu ntabwo bwihanganira guhora bureba ikintu kimwe. Hakukora ikintu gikomeye cyane kizarambira ubwonko, wakora utuntu twinshi tudasa kugira ngo bavangire bakunda ibintu bihora bihinduka. Reka ntanga urugero. Ubu ngira hagezweho iPhone 10 na kangahe? Iyo ufashe 14 na 15 nta bintu byinshi bahinduyemo, ariko kuko ari brand sha yaje kandi yakorewe publicité ku kigero kiri hejuru, umuntu areka iyo yari afite kubera ko ni kwisi imeze. Ni irari ry'ubutunzi. Ni irari ry'ubutunzi. Ikindi nanone iyo tuvuze isi tuba tuvuze system. Ushobora gusobanura system mu buryo nka butatu. Reka mvugemo bumwe gusa. Uburyo bumwe ni ukuntu isi iriho iregeranya abantu ku buryo isi yose ihinduka umudugudu. Ishaka gutoza umuntu kubaho atanyuzwe kubera ko yubatse inzu y'igisenge kimeze gutya, none umwaka utahasohotse ikindi gisenge arasenya, ashiraho cya kindi, arubaka indi. Gusa ikintu biri mu mukorere biramwinjiza mu kutanyugwa. Halo. Systeme itwigisha guhora twigereranya n'abandi. Ubundi reka nkubaza, ubu hano i Kigali twese tugendera ku muvuduko wa 60. Ukeneye hama kugira ngo ugende i Kigali? Ko leta yadukoreye imihanda myiza nk'iyo dufite, tukaba tudafite imihanda yenda nk'iyo muri Kongo, ubu ukeneye hama ko? Ariko kubera irari kubera ko umuntu aba atanyuzwe, dukeneye ibintu bihora kugira ngo nawe umva nkubwire, niba agaciro kawe kava mu nzu, kava mu modoka, kava muri telefone utunze, uraciriritse. Umuntu aruta imodoka, umuntu aruta amafaranga, umuntu aruta amazu, umuntu aruta byose. Ico Imana yakuvuzeho n'umugambi Imana igufiteho biraruta. Ikindi nibaza ko ari ubuyobe, niba Imana mukundanira ko yaguhaye ibyo byose mvuze, ntiwigeze uyimenya. Ukwiye kubikunda bihari cyangwa bidahari. Kuba bihari ni byiza, ariko ntabwo ukwiye kubiramya uwo turamya n'umwe. Reka system nyirekeraho, ntava mbabwira ibitari ngombwa. Ariko system igeze kure kandi abantu basinzire ni bamwe gusa n'abarokore, nibo gusa basinziriye. Ariko system irubakwa. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Abakora iby'Imana ikunda bazahora hiteka. Iyo tuvuze isi nanone tuba tuvuze imirimo y'umwijima. Harimo uburozi, harimo. Ngewe nari nzi ko abantu baroga ari abaturage kubera ishari. None nkurikire itangazamakuru ukumva ngo umuntu ngo runaka ngo ukomeye ngo yariye uburozi.
ari no numvishije ubundi umugore w'umusirikare ukomeye muri Ukraine ngo yahawe uburozi. Ntabwo haroga abapagani gusa, isi y'umwijima ikora bimwe. Nigeze gukora ikiganiro nzana umusinzi usinda urwagwa, nzana n'umusinzi uvuye mu Bufaransa usinda rikeri, noneho mbashira hamwe batanga ubuhamya. Uwasinze urwagwa n'uwasinze rikeri bose n'abasinzi, umwijima ukora kimwe. nta Satani arasuzugurana atarebye amashuri wize. Ibaze uwo mugabo yavuye mu Bufaransa ari umudokiteri, ahantu yakoze PhD bahise bamuha akazi kubera ubwenge bwinshi afite. Mu mwaka umwe agonga imodoka enye kubera ubusinzi, baramusezerera. Hanyuma uwo musinzi nawe wasinda urwagwa yarasinze, ibyo yakoze ntabwo nabivugira hano, byose byari kimwe. Ubusinzi ni kimwe, isi y'umwijima ikora kimwe. Mu gihe isi y'umwijima iriho irakora ku manywa na nijoro, itara ryacu rikwiye kuba rimurika. Ikindi kijyanye n'isi ni imbuga nkoranyambaga. Kandi nahoze ntekereza umuntu ni inshuti yanjye kandi namuheruka ari umuvugabutumwa mwiza. Hanyuma Imana iramugaburira, arahaga, n'amasezerano arasohora. None ubu uzi ibintu postinga, iyo batetse ubugari ahita postinga. Uzajya dusangiza ibikenewe, ibidakenewe uzabyihorere rwose. Ntabwo dukeneye kumenya mu cyumba cyawe uko hasa, ntidukeneye kumenya ko ugiye kuryama, ntabwo dukeneye kumenya, hari ibintu udakwiye kudusangiza. Abantu bakiri hano basaba akazi. Kuri ubu abantu bakora ibizamini byanditse, ariko ibihugu biteye imbere ntabwo bagikora interview, bahita bajya gusura imbuga nkoranyambaga zawe, bakareba ibintu postinga, bakamenya icyizere bakugirira n'icyo batakugirira. Nanjye hari ibintu ndeba barokore ba postinga, nkabona bakwiye ubufasha bwo mu mutwe. Wibuke ko biriya bintu postinga mu myaka 20 bazabikugarurira, kandi icyo gihe uzaba uri mukuru, utangiye ubwenge butangiye gukora neza, no kuvuga ngo utangiye kuba mukuru. Uzajya ugira isoni. Mwabonye ko Facebook bagaru udufoto two mu myaka 5 ishize? Biriya bintu tutazi aho babibika, bazabigarura, utekereze uko uzabumerewe. Hanyuma navuze kurarikira ibisha byadutse. Ikindi ni turi mu isi y'umunaniro. Isi y'umunaniro, turi muri monde ya stress. Nahoze ntekereza icyanditswe Farawo igihe bamubwira ngo barashaka gutaha i Kanani, Farawo yabakoreye ikintu kimwe kirimo ubugome. Yaravuze ngo ikintu kibatakisha kugenda si ikindi n'ubunebwe, niba bongere umubare w'amatafari babumbaga, wabumbije anabumbe 200, kandi agiye kwishakira ibyatsi, ibiganagano, ikigeretseho n'amazi bayishakira. Abantu bagahora mu birarane, bagakora bakibagirwa Kanani. Mwabonye ko n'utagiye ku kazi ubwo bugera ni mugoroba bananiwe. Turi mu isi ya stress, nutamenya kubyiyambura bizagorana. Ikindi dusiga ni kamere n'ibinezeza umubiri. Mu Bakolosayi 3:8 haravuga ngo, ariko none mwiyambura ibi byose: umujinya, uburakari, igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye. Umujinya ni kamere, ni wowe. N'uburakari ni wowe. Hanyuma nigomwa ni bikugarukaho. No gutukana ni biva imbere muri wewe. N'amagambo ateye isoni nayo ni biva muri wewe. Ibi bintu nibyo dukwiye kwiyambura kugira ngo dusabane n'Imana. Hanyuma ikindi tugomba kwiyambura cyangwa se kugwanya ni Satani. Iyo tuvuze Satani tuba tuvuze uburiganya cyangwa se ubuyobe. Hanyuma ikindi Satani adukururira mu kwiramya twebwe ubwacu. Ikindi Satani adukururira mu kuramya ibintu iby'Imana yaduhaye, akaba ari byo bitubuza gusabana n'Imana. Ikindi Satani nawe turamuramya kuko yigira marayika umuco.
ikindi ni idini, imyemerere y'idini, n'idini naryo rishaka ko turiramya. Ndebera ukuntu idini rishiraho nka discipline ibwira abayoboke baryo ko nta wundi muntu ukijijwe ari bo bantu b'Imana imbere n'inyuma. Mbega ibintu biciriritse. Ibi nabyo ni ubuyobe. Mu isi yose ukora ibyo ishaka Imana iramwemera. Ni gute ushobora kuvangura umuntu Imana yemeye ukamwanga kubera ko mudahuje, aho muteranira, uko mwambara, uko muvuga, uko hanyuma iyo tuvuze kwihererana n'Imana hari inyungu zibivamo. Ndashaka kubabwira nk'ihanyuma dusenga. Inyungu ya mbere no gusubizwamo intege. Beneda, hari umuntu yakoresha telefone icumweru umuriro utarashiramo, ko wibuka gucaginga telefone ntucaginga umutima wawe. Ninde muntu yatwara imodoka akava hano akajya Rubavu essence ntishiremo? None se ko wibuka kujya kuri station kongeramwo ntibuke kongerwamo imbaraga kandi bikuvoma byuzuye? Dawidi yavuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Icya kabiri, inyungu ivamwe dukira ibikomere. Bya bintu byose navuze haruguru, kwikunda, igomwa n'ibindi byose biradukomeretsa. Ibi bintu iyo tutabizanye ku Mana ngo itwomore ibikomere, ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Nta mafaranga, nta bagukunda, nta cubahiro, nta kintu kimwe cagusana mu bice bitatu usibye Imana yo mu ijuru. Ibyo uzabona bizakongerera ibindi bikomere, ariko iyo ugiye ku Mana ikuvura ibikomere by'ibya. Hanyuma indi nyungu, twubaka ubusabane. Satani ni umuniganya kabisa. Kera nabaye umupasiteri, nyobora abantu benshi. Hanyuma ntangira kuba uyu munsi nkaba ndi kumwe na nyobozi, ejo ndi kumwe na korale n'ibintu byinshi, nkabara mu manama. Hashize iminsi numva sinkiringewe, kandi nsanga sinasambanye, sinanywa inzoga, nta muntu sinatukanye, numva sinzi ico nabaye. Mpita njya gusenga. Imana irambwira ngo ntiduherukana. Mwari muzi ko umuntu atakaza ubusabane kubera ko yahugiye mu mirimo nka Marita, ntiyumva ikiva mu kanwa ka Yesu nka Mariya. Yewe Marita we, ibuka kugaruka ku Mana. Imana ntishaka byinshi dukora, ishaka twebwe. Abadamu bari hano, umugabo agiye guhahira kuzuza stoke n'imyenda akayikugura ibintu byose, ntaguha umwanya ngo muvugane, waba wishimyera? Imana ntishaka byinshi ukora, ishaka wewe. Tukiye kubaka ubusabane. Ntabwo navuga ubusabane babugize, muzi ibyo bagezeho. Hanyuma indi nyungu, duhabwa amabwiriza masha. Igihe Yosuwa yarageze kuri Yeriko, haje umugaba w'ingabo zo mu ijuru, aramubwira ngo nje kubera ingabo zo mu ijuru umugaba. Ahitabwira Yosuwa umujenerali asanze aho hantu, aramubwira ngo umva amabwiriza mugiye gukurikiza. Abitwaje intwaro bazajya imbere, hazakurikiraho abavuza amakondera, hazakurikiraho abateruye isanduku y'isezerano, rubanda nyamwinshi bajya inyuma. Hanyuma bazenguruka iminsi 7, ku munsi wa 7 bavuze akamo Yeriko isenyutse. Ikintu kitwishe ni akamenyero. Ntitugifite umwanya wo gutega amatwi ngo tumenye. Yego wareze umwana akiri muto, hanyuma natangira kuba umutineja, ntabwo ukeneye amabwiriza. Waruzi ko ushobora kwakira umukozi wawe udafite amakuru y'ijuru, uwo munsi ukararujyana n'umugabo. Waruzi ko ushobora kwakira umuntu muri entreprise yawe ugahita usubira kuyisuka kubera ko wakiri uwo mu isi y'umwijima, kandi udafite umwanya wo gutega amatwi ijuru. Dukwiriye amabwiriza masha. Ikindi, iyo twihereranye turushaho kumenya Imana. Umunsi Petero amenya ko Kristo ari Uwiteka, bari bakoze umwiherero bagiye kwihererana n'Imana. Hanyuma ikibazo gitsinda bose, Petero amanika ukuboko aravuga ngo uri Kristo w'Imana. Aravuga ngo Petero, nkurikije ukuntu nkuzi, si inyama n'amaraso, ni umwuka wa Data. Turashaka kubahira Imana mu nyama n'amaraso, pratiquement impossible, ntabwo bizigera bishoboka.
ntabwo tuzabishobora. Ibi bintu ni iby'umwuka, ntabwo wakemuza ibibazo by'umubiri ngo ubikemure mu mubiri nanone, ahubwo iby'umwuka bikemura iby'umubiri. Ikindi, indi nyungu ni uko iyo twagiye kwihererana n'Imana dutanga raporo, ariko nanone tukaba twiteguye kubazwa inshingano. Mu bintu byatuma Yesu asenga ya masaha nababwiye, yasenga ku mpamvu ebyiri. Icyambere, mu minsi 40 asenga bamuhaye kalendiriye azakoreraho mu minsi 40. Nukuvuga ngo buri munsi yajyaga gusinyisha ko yakoze ubushake bw'Imana. Ngaruke kuri Marita, hari ubwo uvunika ibyo wakoze bitari mu bushake bw'Imana, ukavunika wakoze ibidakenewe kandi ugahorana umunaniro. Ikindi nanone, ukwiye kuba uri umuntu yiteguye kubazwa inshingano. Halo, mwisi ntabwo twaje gutembera, mwisi ntabwo turi ba mukerarugendo, turi kuri mission, twaje badutumye, kandi nidusubirayo bazatubaza ko twujuje inshingano. Mu ndebe hano, pasiteri wawe ninde? Ninde muntu witeguye ko yakunenga cyangwa yagushima ku byo wakoze? Iyo umuntu akora yigenga, muzi impamvu abagabo dukora amakosa menshi, nuko tutazi ko hejuru yacu hari undi mugabo yitwa Yesu, twumva ibintu byose bigarukira kuri twe. Niba warageze mu rugo uri umudamu ukavuga tumva ndugezemo, aha ni iwanjye, akaba nta muntu ushobora kubwira ati nyamara urimo gukora amakosa, uku kuntu uvuga siko bavuga, uku kuntu witwaye siko bubaka, urugo ruzakunanira. No mu bwami bw'Imana, iyo ubayeho wumva warageze aho ugera, wamugani ntabwo Kigali yose ari Nyabugogo. Ukwiye kugaruka imbere y'Imana ikakurebera ko ukiri umwizego, urimo kuzuza inshingano yaguhaye. Hanyuma indi nyungu, tuhabwa ubwiza. Mwari muzi ko ubwiza bushira? Mose bwaramushirana agahita azamuka ku musozi, akamarayo 40, akagaruka asa mu maso n'Imana. Bakamubwira ngo ntitwatinyuka kukureba, ni witwikira umwenda kubera kurasa n'Imana. Hari igihe ubwiza budushirana tugakomerezaho, ugakomeza ugakora, ukajya wigisha ibiri mu bwenge, ariko ubwiza bwarashize. Ikindi, twambara intwaro nsha kugira ngo tugwane intambara nziza yo kwizera. Hanyuma iyo tuvuze kwambura, ntabwo twambura bimwe byose nababwiye gusa, turanambara. Iyo twambuye kamere duhabwa umutima musha. Hanyuma twambara imbabazi, twambara ineza, twambara kwicisha bugufi, ubugwaneza, kwihangana no kwihanganirana. Ikindi, no kubabarira abantu ibyaha badukoreye. Iyo tugiye imbere y'Imana ntabwo twambura gusa bya bindi, ahubwo turambara. Twambara umutima musha, imbabazi, ineza, kwicisha bugufi, ubugwaneza, kwihangana, kwihanganirana no kubabarirana. Hanyuma Bibiliya iravuga mu Bakolosayi 3:12, haravuga ngo noneho rero mugerekeho umwitero. Muzi kwitera icyo bavuze? Ubu hano nshobora kuba nambayemwo agapira imbere n'ishati n'ikoti, ariko ubu hari abantu batabavuga ngo yari yambaye costume kubera ko nyine icyo ikigaragara inyuma ni iki? Ni ikoti, kandi imbere hashobora kuba harimo ibindi byinshi mutazi. Uzi umwitero, icyambere ni urukundo. Hejuru ya byandi byose navuze, twitera urukundo. Ikindi, amahoro ya Kristo agatwarira mu mitima yacu. Ikindi nanone, tukagira imitima ishima. Icyakane, ijambo rya Kristo rikaba muri twe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Hanyuma ibyo dukora tukabikora ku bwa Kristo Yesu, ubuntu bukagwira muri twe. Ibi nibyo twitera. Ndashoje. Mu gusoza rero nagira ngo mbabwire, ikintu kizakwereka ko itorero rikiri mu mubano mwiza n'Imana, uzabona bakundana. Nubona ahantu hatagira urukundo, nushaka uzakizwe n'amaguru. Senze nkubeje. Nubona ahantu hatakiba urukundo muri bene data, abantu badakundana,
uzamenye ko Kristo nawe yahimutse, kuko Kristo ni urukundo. Ikindi nanone, nubona amahoro yabuze mu mutima wawe, cyangwa muri groupe usengamo, cyangwa mu rusengero aho usenga, ukabura abanyamahoro, uzamenye ko Imana itakihaba. Ikindi nanone, nubona abantu bahora baganya mana mpa nta mutima ushima, uzamenye ko aho hantu hatabishimwe, batabasobanukiwe Imana ikora imirimo. Hari abantu nabwiye ejo bundi ndababwira ngo nubasha gusinzira nta muti baguteye, ukaba ubasha guseka nta muti baguteye, ukaba ubasha kwicura nta muti baguteye, ntushaka uzajya ushima Imana. Iyo miti mvuze indera irahenda ku kigero giteye ubwoba, abenshi batashobora kwigurira. Leta ishiramo inkunga kugira gusa umuntu ngo abashe guseka. Hanyuma kuko Imana itaguhaye imodoka, nta shimwe ugira kandi ubasha guseka. Urasinzira nta dopamine, ugakanguka ukumva nta shimwe ugira. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye uyu mugoroba, turagushimiye ko utwibukije ko dukwiye kwihererana nawe. Ama ONG, amakampani, abantu benshi muri uku kwezi bari gukora imyiherero kugira ngo biyevariwe, barebe ibyo bakoze neza n'ibyo bakoze nabi, naho bakwiye gushima, naho bakwiye gushira mu imbaraga. Udukanguriye gukora umwiherero nawe kugira ngo twihererane nawe, hagire ibyo dushimira, tubwire intege nke zacu, twongeremo imbaraga. Uyu mwaka wa 2024 ntabwo tuzi icuzanye, ntabwo tuzi bizaba biwurimo, ariko wifuza kutuha amakuru no kutumenyesha uko dukwiye kubana nawe kugira ngo tubeho ubuzima bukunezeza, ubuzima buhindutse, tutabaho gusa mu kigare gusa cyo kuvuga ko dusenga, ahubwo tubeho ubuzima bwo kwihererana nawe, tugiriwe neza nawe. Turagushimiye ko ntabwo uturarika kuko watubonye, rimwe na rimwe uturarika kuko watubuze. Wigeze uvuga ngo nareze abana ndabakuza, nabya abana ndabarera ndabakuza, ngo bageze igihe baranyibagirwa. Ndabizi ko ujya ukumbura ko tuzi imbere yawe, tugasuka amarangamutima yose imbere yawe, tukakubwira uko twiyumva kugira ngo tugirirwe neza nawe. Ndagushimiye umugoroba, ndagushimiye ko twaje ku gicaniro. Bamwe babikoresheje nko kwiherera kugira ngo bumve icyo uvugana nabo. Turasenze kugira ngo dushoboze guhuza ubuzima n'ibyo twiga, bihinduke imibereho yacu mu izina rya Yesu. Amen.